kubemera mana ukwemera n'umusingi w'ibindi bikorwa byose. Niyo mpamvu Imana itubwira iti innal ladhina amanu wa amilus salihat, mu by'ukuri bandi bemeye bagakora ibikorwa bitunganye, ulaika ashabul janna, abo nibo ba nyirijuru, hum fiha khalidun, bakazariba mwiteka. Bivuze yuko banzugire ukwemera gutunganye, hanyuma nugira ukwemera gutunganye ubone gukora ibikorwa byiza, ubone gukora ibikorwa bitunganye. Kubera yuko ukoze ibikorwa bitunganye udafite ukwemera gukwiye, ukwemera kutarimo kubangikanya Imana, ntacyo waba uri gukora. Ibikorwa by'umwemeramana kubemera bigira agaciro ari uko ufite ukwemera kutarimo shiriki, ukwemera kutarimo kwizera imidakubitwa, ukwemera kutarimo kwizera impigi, ukwemera kutarimo kwizera urunigi, ukwemera kutarimo kubagira ibindi bintu bitari Imana, ukwemera kutarimo gushakira umugisha ku biti cyangwa amabuye, ukwemera nyako, ukwemera kutagira kubangikanya Imana. Numara kugira ukwemera kutarimo kubangikanya Imana, Imana iti innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mu by'ukuri abamaze kwemera bagakora ibikorwa bitunganye, abo nibo ba nyirijuru bazariba mu buziraherezo. Noneho ubona ukora ibikorwa bitunganye. Ibikorwa bitunganye ni swala ku gihe cyayo, ni zakati wujuje igipimo cyo gutanga amaturo, ni sawmu, ni hijja. Ibyo ni ibikorwa bitunganye, wabiri wa sadaka, ndetse no kugira neza no gutanga isadaka. Urugero rwo gukora ibikorwa bitunganye, Imana iduha urugero ubwo yabwiraga urubyaro rwa Isirayeli, wa idh akhadna mithaqa bani Israel, mwibuke ubwo twahaga isezerano urubyaro rwa Isirayeli tuti la ta'buduna illa Allah, mubanze mugire ukwemera gutunganye, muramenye ntimubangikanye Imana, ntimugire ikindi kintu mugaragira kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, kana ababyeyi banyu mubagire ineza. Imana ihera tabangikanya Imana, hanyuma ikurikizaho noneho ibikorwa byiza, birrul walidain, kugira neza ababyeyi bawe. Wa bil walidaini ihsana, kugira neza ababyeyi bawe. Wa dhil qurba, no kwita ku bavandimwe bawe. Wal yatama, no kwita ku mfubyi z'ayatima. Wal masakin, ufasha abamaskini. Wa qulu linnasi husna, hanyuma ubwira abantu amagambo meza, ubwira abantu ibyiza, ubwira abantu ibashimisha, ubwira abantu bituma bamwenyura. Ibyo ni ibikorwa byiza. Umeze atyo, umwemeramana uteye atyo, ari nako umwemeramana yarakwiriye kuba ari, noneho akabona gutekereza amasengesho. Wa aqimus sala, iswala iza ari uko wamaze kwemera Imana, ari ukugira neza ababyeyi bawe, ari kugira neza abavandimwe bawe, ari uko wamaze kureba imfubyi, ari uko wamaze kumenya ba maskini, abo bakene, ari uko uvuga amagambo meza, ubwira abantu bishimishije. Noneho nimba umeze gutyo, Imana iti wa aqimus salah, noneho ngaho umusenzi bumuramyi uhozeho amasengesho, uhora usenga, kuko biragukwiriye yuko uri umusenzi, biragukwiye kuri umuramyi, kubera yuko usenga Imana imwe itabangikanywa. Biragukwiriye kuri umuramyi kubera yuko ugira neza ababyeyi bawe. Birakaguha amakuru umuramyi kubera yuko ufata neza abavandimwe bawe. Biragukwiriye kuri umuramyi kubera yuko yatima, imfubyi iyo zikubonye ziramwenyura. Ba maskini, abatishoboye, iyo bakubonye baraseka. Biragukwiriye rero kuri umuramyi uragahora uramya Imana kubera yuko uri umuntu mwiza, ukora neza. Noneho Imana iti wa aqimus salata wa atuz zakah, ngaho noneho sari hozaho iswala, uhora uramya Imana, unatange zaka. Wa aqimus salata wa atuz zakah,
usari, utanga amaturo, utanga zaka, kuko wamaze kumenya Imana y'ukuri. Ibikorwa byawe byubakiye ku musingi w'ukwemera nyako, guhamya.